So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri bosi none akabari umwami w'umwana official of course njye umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys umunsi ndashaka yuko turi bwigarukire kuri Kennysol tujye tumuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kureba hamwe ingero z'abagiye batanga kandi babahanzi bagiye bakomeye cyane. Kennysol ubu ngubu rero yamaze gusinya muri 1.55. So reka dore kuri Itahe Iwacu Bruce. Itahe Iwacu Bruce wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody uheruka gutangaza yuko umuhanzi witwa Robert Rusanganwa uzwi ku izina rya Kennysol yamaze kuba umwe mu bagize 1.55M. nubwo uyu muhanzi ataremeza aya makuru ariko navuga yuko iyi nkuru ibayimamo byabye kwasi yigeze kuririmba nibishobora guhindukamo inzembesha kuko ubundi randirimbo ku bantu bazi neza bagiye bakurikiranye na music ibirabi kwasi yashakaga kuvuga nyine irandimba ishatse kuvuga kuri melody. Urumva none ubu ngaro nyamusanze muri 1.55 urumva ko ari ibintu byahatari. Kugeza no ngubu rero twavuye ko 1.55 iri kubarizwamo abahanzi bihagazeho mu muziki uhereye kuri Bruce Melody Reskana element ubihuza no gutunganya umuziki akagira n'abayoboke cyangwa se akagira abantu bamukurikira. Ibyo akora ibyabarimo afite abantu bamuri inyuma. So sibyo ngibyo gusa navuga yuko 1.55 ifite ubuyobozi unabona yuko bwihagazeho buyobowe na coach Tayari bituma rero ikomeza kuza mu byihagazeho mu yihagazeho 1.55. So guys sibyo ngibyo gusa ariko turanavuga yuko gusa hariko wakebaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi niba Kennysol wabanje kunyura muri Yemba Voice yari yahuriyemo na Billy Ruzima ndetse na Moz akaza kuyivamo. Yananyuzeho gatoya mu biganza bya Mani Marite binyuze muri Yemba Voice aza no kunyura mu gitangaza music yari ya Bruce Melody. Hari bibaza ko niba koko igihe cyari iki ngiki cyangwa se igihe cyari kigeze ngo yongere gusa nuba mu bitangaza mu biganza by'abandi ariko impamvu engana ururo kandi nawe usoma amazi ngo navuga yuko ubundi nta wasoma amazi ngo ananirwe agashyushyu ananirwe ikivuguto sha. Barigira urumva niba Kennysol yinyweraga amazi biroroshye kuba noneho yatangiye kunywa agashyushyu ari ibintu byoroshye cyane kuko ubu ngubu niba yajyaga akora wenyine navuga ko 1.55 ifite ubushobozi bwo kujya imukorera. Murabizi neza ari mu gihe witwa coach Tayari afite ibiceri haba muri business haba mu muziki umuntu witwa coach Tayari ikintu kijyanye n'ibiceri byo arabihagaze. Muri Kennysol ubwo yari afite ubushobozi gerageza ku bushobozi bwo kuba nawe ubwo yashinga label arababwiye ngiyi imihanda papa. So reka twirebere rero imikoranire ya Bruce Melody ndetse na Kennysol mu bitangaza cyangwa se mu gitangaza music yari afite. So reka twite twigarukeho inyuma ho gato turebe ngo usubiye inyuma ho gato kuri iyi ngingo yuko Bruce Melody yigeze gukoranaho na Kennysol. Wakwibaza ngo niba icyatumye batandukanye cyangwa cyabatandukanyije cyaba cyarashize cyangwa cyaba cyararangiye cyane yuko indirimbo haso y'uyu mugabo yashyize hanze akimara gutandukana yumvikanamo agira ati ndimo ndashaka hit ubwamamare mu maji abantu banega ibikwasi ngo mbyicarire. So abasesengura rero ibijyanye n'indirimbo bakaba barakomeje kugaragaza yuko Kennysol yavugaga Bruce Melody nubwo uyu musore yaba atareruye ngo avuge koko ari we yabwiraga. Usibye ibyo ngibyo na wakibaza niba ibyo bikwasaho byagiye mu gihe yaba ari we yavugaga. Wakibaza uti ibi bikwasi byaba byaragiye mu gihe waba waravugaga melody.
nje ntago mbizi fresh niba kuko ari melody yavugaga, ariko aba yari melody byabikwasi waririmbye byaba byaragiye ko n'ubungu musanze sha wa gipeti. So si ibyo ngibyo gusa, ariko wakibaza ibyo ngibyo ibyanyabyo kuri ubu ngubu, ariko nanone burya ni biba byiza gukorana n'umuntu uzi neza. Ubundi ikintu cya mbere cya fresh nababwira, biba ari fresh kandi fresh cyane igihe ugiye gukorana n'umuntu uzi neza, biragufasha. Navuga ko umuntu yavuga yuko yaba Bruce Melody na Kennysol basa nkaho baba ari abahanzi bakuru. Navuga yuko basa nkaho ari nk'abahanzi bakuru baba bagiye kuba muri 1.55 baziranye. Kennysol n'umuntu witwa Bruce Melody baraziranye bihagije, niyo mpamvu nibo bahanzi bakuru. Navuga yuko Kennysol na Bruce Melody aribo bahanzi bakuru bagiye kuba muri 1.55. Intwaro y'amafaranga n'ubunararibonye bw'abagize 1.55 mu bucuruzi busanzwe papa. Ibi nabyo nibyo tugiye kwirebera. Intwaro y'ibiceri muri 1.55M no mu bucuruzi busanzwe. Ku rundi ruhande ariko 1.55M nubwo ifatwa nkaho ari ya Bruce Melody, ariko nanone irimo abandi kandi bafite uburyo bw'imikoranire yayo iyobowe n'uwo twakita cyangwa se umushoramari mukuru Coach Gael. Navuga ko umwe mu bantu bahamye neza, ari umwe mu bantu bari kuri biceri nta kibazo. Umuntu akaba rero yavuga yuko kuri Kennysol yaba yungutse imbaraga z'amafaranga cyane, ko nta kibazo cyerekeranye n'iyi ngingo kivugwa muri iyi nzu yaba bombi. Navuga ko abonye amaboko meza mu birebana n'ubucuruzi, kuko aba bagabo bumva neza ikintu kijyanye n'ibirebana n'ishoramari. Iki ngiki ni ikintu baba bumva neza ku bintu bijyanye n'ishoramari, ni ibintu byabo. So ikintu cyose cyabinjiriza amafaranga yose kandi bajyanamo bose, ntabwo ari ukuvuga ngo ni Coach Gael, ngo Coach Gael wenda ngo yashuye hangahe ibiceri wenyine. Bose iyo bagiye gushora imari bajyanamo, nabyo kuvuga ngo wenda urugero nahita mbaha ibyo ngibyo ugiye kwita bireba bita bigaragara nko mu mushinga wa UGB ira kipe ya basketball. Ubona yuko abarenga batatu, ubona yuko baba barenga ari batatu. Ubona yuko nyine barabajama ni Bruce Melody, Element, Coach Gael. Nyine ubona yuko bose babigiyemo bakajya muri uriya mushinga na Kennysol, bose bakajyanamo. Kimwe na Kigali Universal, inyubako nyine ni inyubako mbera byombi iri kuzura ku Gasongero, kandi ni inyubako ishobora gutwara yagera kuri miliyari 2, kandi ishobora no kugera hejuru yayo, ikaba yayarenze. Iyi company rero kandi ikaba izwiho gushora amafaranga atagira ingano mu gutunganya indirimbo imwe, uhereye kuri Bruce Melody yahuriyemo na Harmonize ukanajya kuri Fedotwa. Ni indirimbo ubona yuko yashowemo agatubutsa. Anga turi kuvuga ku bintu bijyanye n'ishoramari, turi kuvuga ati nta kibazo kijyanye n'ibiceri by'abamahanga. Gushaka umugore kwa Kennysol nabyo bisaba gukoresha indi mibare. Ibi nabyo rero birahurira hehe n'irebo. Kuba Kennysol afite umugore, ese Kennysol kuba yarashatse cyangwa se kuba umuhanzi yashaka n'imano cyase kuririmba, ase kuko ari ahantu bihurira. Gusa nigeze kubona Diamond Platnumz abigarukaho, kanze nanjye tubigarukaho. Umuntu yavuga yuko ari umubare mwiza Kennysol yaba yarakoze muri iki gihe, we ubwo aheruka gushaka umugore, kuko hari ubwo umuntu ushatse umugore akaba anafite abamugira inama. Kennysol, okay, sorry, wenda hanga nshaka kuba mbivuze nabi. No kuvuga ngo Kennysol cyangwa se umuhanzi wari umusore yashatse umugore, ntago abagifite abajyama benshi.
ntago abagifite abantu nyine bamugira inama. Uhereye wowe nyine nta bantu benshi ufite abantu bakugira inama, ariyo mpamvu yuko gushaka umugore bishobora gutuma impano yawe idindira. Ibi rero ni ibintu Diamond Platnumz yigeze gukomoza avuga yuko umunsi washatse kureka umuziki uzashaka umugore babana umunsi ku wundi. Kwa kundi ushaka umugore mukabana umunsi ku wundi, kandi koko twagiye tubibona. Twavuga yuko nk'umuhanzi nka Dr. Tom Close ntago agikora, ariko n'ubundi kuva na cyara afite umugore, ariko nyine ubona ko byagabanyutse cyane. Na abandi se ni bandi ba Platini ubona nyine ntago bakibishyushyemo. Nyine hari ingero nyinshi z'abantu bashatse abagore umuziki ukahita ubananira tu. Ba Meddy ubona ikareka aheruka ubwo. So bikaba rero byaba ari umubare mwiza umuntu yavuga yuko kwiyegereza 1.55M kwa Kennysol ari navuga yuko ari umubare abantu bafite abagore kandi bakomeza kuba ku gasongero k'umuziki, by'umwihariko nka Bruce Melody abihuza kandi umuziki watawuhagaritse. Ni ukuvuga ngo kuba ufite umugore cyaba ari igitekerezo cyiza. Kuba wenda tuvuga nka Kennysol yaba agiye nko muri 1.55 afite umugore, n'abarimo bose bafite abagore nka Bruce Melody, Coach Gael, urumva bizamufasha kureba ko umuziki we yakomeza kuwagura kandi afite umugore nk'uko n'abandi bafite abagore. Inyungu ikomeye cyane rero kuri 1.55 wavuga yuko abaye ari navuga yuko nko kuba umuntu abaye ari gukora ishoramari kandi akeneye gukunguka byihuse, akareba mu bahanzi bafite amahame ahamye nk'uko nyine ubona nka Bruce Melody afite amahame ahamye neza nyine tuna Kennysol, urumva ni ibintu yagenda. Umugabo ufite ubuhanga rero mu muziki yize kandi akora neza mu gihe gito, akaba ari mu bantu wavuga yuko bahagaze neza mu muziki w'u Rwanda, arimo bahanzi b'imbere mu muziki w'u Rwanda. Bityo rero ku rundi ruhande 1.55M kugira Kennysol nk'umunyamuryango navuga ko bikaba ari imbaraga ziyongereye mu zindi. Mbega ni nk'amata yabyaye amavuta, kuko gukomeza kumushyira cyangwa se kumugumisha kure yabo igihe cyari cyo cyose yagutungura akakuzamukana ya 1.55 yawe, nibigiye bifite ikintu isobanuye kuri Kennysol. Niyo mpamvu rero reka twirebere ku bintu bijyanye no kwinyagamburiro. Mu bw'inyagamburiro kuri Kennysol ushobora kuza kububura nk'uko ubundi y'abantu bagiye mu maribari igihe abatagifite ubw'inyagamburo. Kennysol rero umuntu ujya mu birori akakubita, akajya mu bitaramo akikubitira. Na wabura kuvuga yuko rero bibaye impano Kennysol yinjira muri 1.55 bashobora kwisanga bigoye kurusha uko byari bimubereye. Bityo rero kubera yuko Kennysol ubundi yajyaga ajya ahantu mu bitaramo, mu birori akaririmba mu birori bigiye binyuranye, akiririmbira nyine yakoraga ibintu bye neza. Urumva nubwo tutazi amasezerano yaba yaragiranye na 1.55 ariko biba ari sawa nko kubona nka Diamond Wasafi niye, ariko iyo umuntu ayivuyemo aba afite uburenganzira n'ubushobozi bwo gukora ibintu ashaka. Urugero natambayeza nk'uko twagiye tubibona kuri Rayvanny, Harmonize, kandi ubona yuko ari abantu nyine bafite amahirwe yo arusha abandi bose, kuko bo bashinze n'inzu zabo zibareberera, bavuye muri Wasafi. Ubona yuko Diamond yamaze nyine yayigiziye tu, niyo Diamond nyine ubona ko yarayishimuse byataye. Niyo mpamvu rero uyu muntu afite umuntu atari muri rebo afite liberty yo gukora ibyo ashaka igihe abishakiye. Niyo mpamvu tuvuga uti Kennysol ashobora kuza kubura ubwinyagamburiro bikaza kuza kumugora. Ariko ejo muri Diamond Platnumz yahisemo muri Team Ben na Team Melody,
ariko we yabivugiye muri rusange ko yavuze abahanzi batatu bari kugasongera mu muziki w'u Rwanda, avugamo umuntu twakita nka The Ben niwe hereho cyane ko bari n'inshuti, avuga Meddy, akurikizaho Bruce Meddy.